ariko aravuga ati yakunze umukobwa yitwa Aline yamuri 500 none ngo arashatse umugabo. Aline yashatse umugabo none yahisemo kuza kwiyahura. Buriya ngo ari bwiyahura. Ariyahura ngo mukanya garasimbuka niko ari kuvuga. Mu gihe Aline ataje ubwo inzoga z'umutekano ziramukurayo. Manuka wambeshye nyine manuka uduha amakuru neza. Manuka wamanutse mwunge mwunge wamanutse neza mwunge waretse gutera abantu akazi ukamanuka. Yego nitwa Mukanera Aline. Karama. Ni wowe uyu musore yahoze avuga ko ari we watumye yimanika hano. Wowe ibi bintu wabimenye ute? Uyu musore usanzwe umuzi uti mubanye mute? Nsanzwe muzi nk'inshuti yanjye cyane nyine. Yego rero twavuganye mu gitondo mbwira ariko nshaka mbwira ko bidakunda. Turi mu karere ka Gasabo, aha ni mu murenge wa Bumbogo, turi mu kagari ka Musave. Nkuko mubibona hari abaturage benshi batandukanye tuhasanze, ariko bose bahurujwe n'inkuru nakwita ko ari amayobera y'umusore witwa Niyomungeri uri mu kigero cy'imyaka 23. Abaturage batubwira ko amaze amasaha agera muri 2 yahagaritse imirimo yose muri aka gace, dore ko ngo n'umuriro bawukupye bitewe nuko ngo yuriye iri poto yageramo hejuru ubundi agakuramo imyenda yose akayijugunya hasi. Ariko abari kumwegera ari kubabwira ko ngo ari umukobwa bakundanye, ariko ngo akaza kumutwara amafaranga ndetse ngo bikanarangira amwanze, akaba ariyo mpamvu yaje kurira iri poto. Tuhageze twaganiriye n'abaturage, ariko nanone twaganiriye n'ababyeyi buyu ndetse by'umwihariko n'uyu mukobwa ari gushyira mu majwi, nawe twahamusanze turaganira tumenya byinshi. Ni inkuru uri buze kumvamo byose ndetse ukabisobanukirwa. Ndagira ngo kwikubitiro mbere yuko twumva abaturage dusanze aha mbanze nkubwire ngo wowe udukurikira umunsi ku wundi, kuri ubu ushobora kwiga umwuga uwo ari wo wose. N'ubundi ni ikigo kimaze kuba ubukombe, ni ikigo cyitwa Umuhuza Business and Training Center. Ni ikigo giherereye mu mujyi wa Kigali, ariko by'umwihariko gifite icyicaro gikuru i Nyamirambo ahazwi nko kuri 40. Ushobora kubavugisha kuri iyo nimero ubundi bakagusobanurira byinshi, nawe ukabasha kuba wakwiga umwuga ariko waguhindurira ubuzima. Abaturage dusanze aha baratubwira ko uyu musore icyabaye imbarutso yo kugira ngo yimanike muri iri poto ari umukobwa bakundanye ngo bakaza gushwana. Reka tubanze twumve aba baturage bamubonye acyurira, bamubonye mu bambere agera muri iri poto. Aha ngaha duhagaze ni muri Ramba. Akagari ni Musave. Umurenge wa Bumbogo. Bigenze bite se ko twegewe narindi muhira mbura umuriro agiye. Ngiye kureba nge bihashize nk'amasaha 2. Ndavuga ntese umuriro byagenze bite? Ntimenya rege irimo ukora hepfo duturanye na boîte yantuza ya rege nyine njya kureba. Ngiye nsanga ntabwo ngiye mpura n'abantu barambwira bati hano hepfo umuntu yagiye uri ipiro no mpamvu bakupye umuriro. Nuko byagenze. Tugeze hano rero tubona umutipe dore ngo hejuru. Yafunze akazi kuva saa 7 kugeza iki gihe. Muramuzi? Nuwa muri quartier yahanga hafi ngaha. Biravuga ko ari cyo cyatumye yurira hari. Ntabwo tukizi. Arimo aravuga gusa ngo nimba ari Aline. Ngo wamuteje ibibazo. Niko numvise. Akaba ari umukobwa? Ni umukobwa ngo muri ibiceri. Ni umukobwa yakunze? Umukobwa yakunze ariko umukobwa simuzi. Aravuga ko ari bumanuke bigenze gute? Ngiye munsi ngira ngo mu kamere numva arimo aravuga ati nta banyerono nshaka hano, ati kindi ndashaka ibinyamakuru mpuzamahanga ko bigomba kuza hano nkabona kumanuka. Akaba ari bwamanuka? Ngo akaba ari bwamanuka. Nabyiyumviye nabyiumviye. Ni ibintu mwakiriye muri? Twabyakiriye gute se birako ari nko kwigaragambya. Birani nko kwigaragambya kwica umutekano w'abaturage bose. Kuva icyo gihe ntiturongera gukora. Nubu nta hantu wabona umuriro muri aka gace kose. Mu murenge wose. Ntabwo tumuzi. Ngo Ingabire. Muramuzi? Hano rero akababwire muzukuri nitwa Nemera Jean Claude. Uyu muntu yagiye hejuru saa 7 z'amano. Ubu tuvugana firizoni yose nta muriro ifite. Abantu bose mutima wahagaze kubera umuriro, kubera uriya muntu umwe wenyine. Rero mwakora ibishoboka byose nk'abanyamakuru. Mugashaka uburyo bwashoboka uriya muntu akava hejuru ubuzima bwakomeza mu baturage. Ariko aravuga ati yakunze umukobwa yitwa Aline yamuri 500 none ngo arashatse umugabo. Aline yashatse umugabo none yahisemo kuza kwiyahura. Buriya ngo ari bwiyahura? Ariyahura ngo mukanya garasimbuka. Niko ari kuvuga? Mu gihe Aline ataje ubwo inzoga z'umutekano ziramukurayo. Hashize nk'iminota 30
narinje guhahara ku gasoko numva nyine ngo umwana yimanitse mu ipoto ariko nk'uko ubyumvishe nanjye numvishe nyine ngo ni ukubera umukobwa niba yamwanze ngo ahita yimanika muri ya poto nanjye rero narinje kureba nsanga nibyo. Birakwiye se ko umusore yakora biriya kubera umukobwa? Twe turatekereza ko baba banamuroze, ntago biriya bintu ari gusa bamuroze rwose, kuko ntago umukobwa yakwanga ngo ujye kwiyahura wipfobye ubuzima bwawe, ntago bishoboka. Bashobora kuba bamuroze. Mushingiye kuki? Dushingiye nyine erega iki gihe hariho amashyari, umwana ungana kuriya wenda nuko wanamubonye nawe n'igikurira ameze, ibintu byose ni amashyari kuri iki gihe, nta kindi kintu cyabitera, kuko ntago umukobwa yakwanga ngo ujye kwivutsa ubuzima ngo upfe, ahubwo washaka uwundi. Amaze igihe yimanitsemo hariya? Amaze umwanya muremure ko twabyumvishije. Mukavuga ko yaba yarozwe? Birashoboka cyane. Nuko nzi ko bakundana kenshi na kenshi mbabona bari kumwe. Inde nande? Eliezer n'uwitwa Aline. Uyu mukobwa? Yego. Amakuru mwamenye byaje kugenda gute? Njyewe nari ahantu nigiriye mu bukwe, abantu barampamagara babimbwiraho, ndavuga nti subwo byatewe n'iki, mpita mpamagara mama we ngo mubaze yuko uko ibintu yabimenye. Arambwira ati ibintu nabimenye, uko abimenye nuko nguko bimeze. Ndavuga nubwo nyine Imana niyo ifite ikintu iri bukore. Nibwo ngeze aha ngaha nkabona bya imbarutso. Nge numvaga abantu bavuga bambwira bari bahari, bambwira ngo ko ari ukwera ngo Aline yamwanze. Nta n'ikindi. Yego nta n'ikindi nshingiraho. Yamara kumwanga akimanika. Ngo akimanika. Niba ari byo, niba atari byo koko ntago mbizi neza. Birakwiye se? Oya ntago bikwiye ko umuntu yakwimanika nanone, kubera ko niba umuntu akwanze, iki gihugu gifite abakobwa benshi yakundana n'undi nanone urundi ruhande. Yego. Byashoboka kuba ari urukundo, kuko nyine hari abantu bakunda bikarengera cyane. Uko bijya biba ku bandi bo, hari n'abandi bijya biba. Twaje kuganira n'ababyeyi b'uyu musore, batubwira ko hari hashize igihe kigera mu byumweru 2 batamubona, dore ko ngo ubwo yari yavuye mu rugo n'ubundi ngo yari yasize abibye. Kuri ubu nabo bari mu rujijo, ntibazi nyirizina icyabaye imbarutso yo kugira ngo uyu mwana wabo yimanike muri iri poto yange kurimanukamo. Ndi mu murenge wa Bumbogo, akagari ka Musave, umudugudu wa Ramba. Yego. Ubwo ni mu karere ka Gasabo. Gerageza wongerejwe tubwire ibyabereye aha. Uyu ni umwana wawe, yitwa nde, yageze ahasanga hano habaye iki? Njyewe uyu mwana ni umuhungu wanjye, ni umwana wanjye wa kabiri mu bana banjye. Njyewe nageze mu rugo mvuye mu kazi kanjye, ngiye kumva numva ntaranarya, barimo gushaka icyo bamfasha kugira ngo mbone icyo ndya. Umuntu arahamagara mama we, aramubwira ati umuhungu wawe agiye kwiyahura. Ntabwo twigeze tubyumva, ko twumvaga ari ibintu byoroheje. Ubwo bamaze kubivuga nasohotse njya hanze, nk'uko babivuze ndebye nsanga umwana ari mu ipirone hejuru. Ndavuga nti rero niba umwana ari mu ipirone hejuru, reka nsimbuke ngereyo, ariko nabanje mpamagara na polisi urwego rw'igihugu 120. Turavugana, barambwira ati umuntu uri kuri teri reka agerageze kuduhamagara ari we tuvugane, ariko nasanze n'undi babahamagaye. Rero navuze nti ngiyewe byibuza nanamanuka akagwa hasi, ngiye nk'umubyeyi we ari njye uba nyambere kumupfunya, byibuza kunyungo. Ndavuga nti byibuza ekanze kugerageza mpagere mbere nk'umubyeyi we, he kugira umuntu uza kumpfunyira umwana mbere yuko mpagera. Ngo kuko byagenze na n'isaha abo yagerageje guhamagara twabahamagaye, abarimo kwifuza abari kwifuza kubahamagara, ntabwo turabona igisubizo. Tutegereje igisubizo kiri buboneka. Yitwa Niyomwungere Eliezer, ari mu kigero cy'imyaka 23. Ari kuvuga ko icyabimuteye ari iki? Ntabwo turamenya icyabimuteye. Asanzwe akora iki? Asanzwe ari umudiji, niko kazi ke yakoraga. Ayo makuru y'umukobwa ari kuvuga uri gushyirwa mu majwi n'abaturage, nawe ubwe bivugwa ko yivugiye, mwabimenye nk'iki byo? Nagerageje kuvugana n'umukobwa we, n'uwo mukobwa ndamuhamagara, Aline, twavuganye n'ubu ari hano. Ndamubaza nti Aline, ko uno muhungu arimo kuvuga ko agushaka, bimeze bite, muherukana ryari? Arambwira ati duherukana mu cyumweru cyashize.
ndumva ariko yabimbwiye ndamubaza se mu cyumweru cyashize ese nagerageje no kumubaza kuko hari amakuru nigeze numva bavuga ko ashobora kuba afite umwana ndamubaza se ufite niwe numvishe ushobora kuba mwarabyaranye arambwira ati oya ati ntabwo nabyaranye nawe gusa ni sheri wanjye ko yambwiye ko ari sheri ariko ari nambwira kugeza ubu isaha ibyo twategereje ko kubaho ntabwo inzego z'umutekano niyo mpamvu zahageze zirakora akazi kazo nta kindi nabona navuga. Wari kwifuza iki? Nta cyifuzo cye turimo kubona. Nta kintu ari kubabwira. Ntacyo yavugaga ko ashaka Aline ashaka abanyamakuru tugira amahirwe abanyamakuru bahageze ndumva nta kindi n'abandi arimo gushaka yagiye babona bari hano. Aline nuhe? Aline nuye. Uyu mukobwa? Yego. Ni umwana wawe? Faranga 500. Yari ari kuri mobile money no kuri mokash. Sinzi aho yakuye umubare wanjye w'ibanga. Njya kubibona kuva ku itariki 6 mbimenya ku 8 ngiye kwishyura umuntu amafaranga nsanga nta mafaranga ari. Hose. Ubu nibwo wamenye ko yayatwaye? Nabimenye ku itariki 8. Yabikwemereye ko yayatwaye? Wenda njye sinabimubajijeho aho ari hariya ariko abari hano yabibemereye yababwiye. Ko yayatwaye? Arababwira ngo amafaranga yanjye arahari ariko koko niba hari ntago mbizi kuko sinabihamya ko hari kubera ko amaze iminsi ine ntamubona kuko umuntu ufite amafaranga ntavuga ngo iminsi ine asanzwe ari umwana utitwara neza ntabwo avuga ngo ayo mafaranga arahari. Ibyo kuba abakobwa barayatwaye hari icyo babyumviseho? Nta kintu nabyumviseho usibye nyine uyu nguyu Aline yahoze avuga kuva na kare kose niba wenda hari aho ahuriye n'ayo mafaranga n'ibyo bintu ntaramenya. Uyu mukobwa Aline uyu musore yavugaga ko ari we ashaka kugira ngo amanuke muri iri poto baje kumuhamagaza aturuka mu karere ka Gicumbi aza kugera aha ariko tuganira nawe yatubwiye ko bigeze gukundana ariko ikigendanye no kuba yimanitse muri iri poto avuga ko ntacyo abiziho dore ko anemeza ko umubano wabo wari wararangiye. Uyu mukobwa akavuga ko ngo cyakoze yamusabye ko babana ubundi ngo aza kubyanga. Reka utangire utwibwira amazina yawe. Yego nitwa Mukanahera Aline. Aline. Karama. Ni wowe uyu musore yahoze avuga ko ari we watumye yimanika hano. Wowe ibi bintu wabimenye ute? Uyu musore usanze umuzi uti mubanye mute? Nsanzwe muzi nk'inshuti yanjye cyane nyine. Yego rero twavuganye mu gitondo ambwira ko ari kunshaka ambwira ko bidakunda ngiye kumagaza atabambwira ngo yimanitse ngo ari kunshaka. Yego. Ni inshuti yawe mwakundana cyane. Mumaranye igihe kingana iki? Umwaka. Ibyo by'amafaranga ari kuvuga cyangwa biri kuvugwa se hari icyo wabyumviseho? Njye ntabwo nzi iby'ayo mafaranga ntabwo mbizi. Nta kintu ugeze ubyumva? Ndi kubyumva ariko ntabyo nzi. Bari kuvuga ngo iki? Ari kuvuga ngo ni imvugo ukuri ariko ntabwo mbizi. Abaturage baravuga ko ngo yavuze ko hari amafaranga yaba yaraguhaye. Byama amafaranga? Yego. Hari icyo wabyumviseho? Nta mafaranga yaramahabe n'igihumbi. Ibi nawe byagutunguye? Byantunguye ntabwo narindi hano rindi Gicumbi. Uhituza? Yego nje none mu kanya. Muherukana kwa kangahe? Kuwa mbere washize ibyumweru bibiri tudahura. Birimo birahura manuka. Nta kibazo mufite? Ntacyo. Wageze aho noneho? Nje kuri moto. None waje baguhamagara? Yego bampamagara saa 6 mvuye mu rugo saa 8 n'igice hafi saa 9. Yego ntabwo uri kubyumva? Bakubwira ko yimanitse nyine ngo ari kunshaka ngo nijye ashaka. Urahageze bigenda gute? Ndahageze arambwira nyine ngo nimvuga ukuri. Yego. Kuri se wakuvuza avuga iki? Njye ndi kumubwira ngo basi nambwira ukuri mvuga yanze no kumbwira. Nta kintu muri kuvuga? Ntacyo kari kuvuga ngo ntabwo nshaka kandi avuga ari kunshaka ntabwo mbizi. Ugeze aho kugira ko atagushaka kandi vuba akagushaka. Yego. Tubwira amakimbirane yabaye byagenze ute? Umunsi warageze nyine ubwo arampamagara. Mu gitondo ndamuganira ikibazo nimugoroba nanje kujya Kimironko kuzana ibiceri. Noneho rero mugoroba bigeze ndamubwira ati rero ntabwo ndaboneka kare ndaboneka nka saa moya. Hari tunagiyemo twatinze ndaboneka nka saa moya hagarara ku muhanda yazana amagara mugani ndabona nyihoze sinzi ko biri bukunde vuba.
ubwo ndamubwira ni base ndanga saa 2 ahita ambwira atakora akarambwira ati rero ngiye kuba ngiye mu rugo iwacu uze kuza kumamagara nonshaka amamagara mbwira ni se sheri wanjye ko wivumbuka ambwira ngo nze kuguhamagara aho tugiye suhaze byiza rero wari kuhansanga nibyo navuganye nawe ahita tarakara kupa nanjye ndakupa ndaramamagara nabwo nta mwanya mfite nigiriye mu kazi dukomeza gutyo mpaka kugeza n'isaha ibyo gupanga umubano wari uhari se ibyo bimeze bite wari warabyanze oya naremeye ubwo nyuma ndabyanga wanga ko mubana wanze ko mubana hashize igihe kingana iki ibyo by'umweru nyine kuba waranze ko mubana ntiyaba ariyo mbarutse utumye yimanuka hariya ntabwo ariyo mpamvu sinzi ikibazo afite cyatumye mutabana se gifitanye isano n'ayo mafaranga oya nta mpamvu by'amafaranga ntabyo nzi yego